Abanyarwanda twiyengeraga urwagwa ruzima, umuntu akarutara iminsi 3, iyo minsi 3 akarukuramo rwarahiye rumeze neza ruvura inzoka. Ariko hari ibindi bintu bazanye, urabona hari imisemburo ikora amandazi bita pakimaye. Usanga umuntu ushaka inyungu nyinshi mu Banyarwanda afata isuka akavanga na za nzoga cyangwa rwa bitoki yakoze, yarukoze neza nabwo ntago rutara ya minsi, agahita bivangavanga ku buryo avanga nk'amajerekani 20. ubwo ntago ari urwago, urwo ngurwo ni rwa rundi usanga abantu bararwaye bwaki, inzoka, bamwe bagapfa, ugasanga ukibaza uti se bicwa n'iki? Ni gute ufata umusemburo bashyira mu mandazi ukawushyira mu byo kunywa? Noneho ikindi kintu nabonye kitubabaza, ni gute bafata inzoga tutazi uko zikorwa? Buriya wambwira ngo icyuma cya zino rikeri baciye zikorwa mu ki? Ibintu zikorwamo se biba bimeze gute? Ni gute ubona inzoga y'amazi ariko igatwika ugasanga ifite ubukana bukomeye, kandi ubona ikonje ntishyuha, ni amazi bisanzwe? Ese ibikoze mu biki? Biriya bintu biyikora buriya iyo dusumye dusanga ari n'uburozi. Abanyarwanda mureke twirinde, tureke kunywa bino bintu batuzaniye. Ubundi kera umunyarwanda yahingaga urutoki rwe akarukorera neza, agashyiramo insina zivamo igitoki cyo kurya bisanzwe, ndetse akanashyiramo n'insina zivamo urwagwa, arizo za poyo, izo bita inkashi, za musindike ndetse n'izindi. Bro, hakavamo urwagwa rwiza, rwa rundi unywa nawe ukumva ko unyweye urwagwa ruzima, ku buryo uvuga uti nyweye inzoga nzima. None bagiye kutuzanira, batuzanira amarikeri se wanywa ukumvamo iki? Ahubwo kuyanywa ukagenda ugapfana, ugasanga abantu ntibagitekereza, ugasanga abantu bararwana. Man, batuzanira ibintu tukabyakira twumva ko ari byiza, ariko ntago ari byiza. Ubundi umuntu wazanye biriya bintu rwose ntago yifurizaga Abanyafurika ikintu cyiza. Every storm